Muri kino video ikintu yerekeje tugiye kuganira ku bintu birimo kubana muri Canada ndetse n'andi mwisi, ariko tuvuge muri Canada aho abakobwa cyane cyangwa gusa b'abanyeshuri kazi international students bageze hano bifuza aho baba iyo bagiye gukodesha inzu babasaba ko baryamana nabo cyangwa ko bakora ibijyanye na sex tuvuge gutyo. Bikaba birimo kuba cyane muri Canada. Mwiriwe neza, nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye. Ababyeyi banyisishima, murabona ko ahantu tuye akazuba kavuye, ntago ari ibintu bisanzwe. Ni byiza rwose kubona akazuba kavuye kuko ahantu tugwa haba hari imvura. Murabona ko hano hantu neza cyane. Hano niho Vancouver, abahaba murahazi, abatahaba wenda tuzahahurira muze dusangire ikawa. Uyu munsi video nabateguriye, mutega amatwi muyirebe. Reka nicare kuko ndabona hari urusaku ukuntu. Tuganire, nicyo YouTube yanjye maze. Murakomeye aho muri hose, nyamuneka niba utarakora subscribe, kora subscribe. Kora subscribe. Mwese aho muri kwisi, cyane cyane abari i Kigali, mu Rwanda hose, mu ntara zose, mukomere. Nzi ko ntago turi mu bihe byiza nkurikije amakuru namwe muzi. Mugere mubwira ababyeyi banyu baze barebe kino kiganiro, abafite inkumi cyane baba barohereje kwiga muri Canada cyangwa ahandi mwisi, cyangwa se wenda namwe mwifuza kuza hano abakiri urubyiruko. Mugomba kumenya ino nkuru. Ano makuru nkaba nakoze mu bushakashatsi, ntago ari ibihuha, ntago ari ibintu bimvuye mu mutwe, ndetse murabibona hari ibimenyetso bihambaye. Video mugiye kureba nkuko tuvuga hano iwacu, mbahaye warning, ubwo ndababwiye hakiri kare mumenye ko ni video irimo amagambo atari meza. Amagambo arimo abupa icyongereza, ni amagambo ari bavuga ni graphic, ni amagambo avuga ibintu bitari byiza. Tuvuga wenda muri ayo magambo, ariko ni ngombwa ko tumenya bino bintu, hanyuma nyuma y'iyi video turabiganiraho. Ni murebe. The guy comes out of the coffee shop, makes his introduction. Hey, Jacqueline? Thank you. You're welcome. Yes. I can sit here. I saw that offered free rent, so I was like interested in meeting you. Mm-hmm. Right? That's what kind of with the friends with benefits sort of thing, right? If you're into that. I want to hear from your terms, because a lot of people say different things, and that's one thing I find. We fool around a little bit here and there, right? Sort of. When you say In the same bed, right? okay, there's only one bed. Yes. Okay. If you're not into actually having sex, that's cool. We can do other things, right? This is the dangerous trend we're investigating, emerging out of Canada's housing crisis. Can you imagine? Nawe bitekerezeho, uriya ni umugabo ukuze, ntabwo ari umwana, akicara imbere y'umuntu akamubwira ati nuza gukodesha iwanjye tuzajya dukora ibi. Mbese abatumva icyongereza nibyo arimo kumubwira, abwira uwo mukobwa ko bagomba kujya baryamana cyangwa akamukorera ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo. Biteye isoni cyane kubona rwose umugabo ukuze nk'uriya yicara akabivuga nta n'isoni. Rega wicaye no muri coffee shop. Ariko ikintu atarazi ni uko uriya mukobwa ni umunyamakuru wa CBC, wari bagiye kuneka. CBC akaba ari Canadian Broadcasting Corporation, ni televiziyo nationale y'igihugu. Bagiye rero gukora investigation, kuneka nyine, bagenda undercover, bagenda nyine bishe, barimo kuvuga twebwe nigenda umunyeshuri kazi nje gushaka ishuri. Uyu mugabo aratangira amubwira ati wabona kano kumba najya ngukorera ibi, nanjye ukankorera ibi, akajya muri details.
ibijyanye na sex. Iyi si ibamo abarwayi ni ukuri kw'Imana, iyi si ibamo abarwayi. Hanyuma ukabibaza ati se biriya bintu bibaho bino kuba bitangirira he? Bitangirira nyine kuri ama website umuntu ashyiraho yifuza kujya gushaka aho yaba. Hariya ni mu mujyi wa Toronto by the way. Reka mbereke akandi kantu nyine bajya kuri Craigslist. Ubwo turimo gusoma nyine bimwe mu matangazo barimo gushaka baza gukodesha inzu. Urabona ko barimo kumubwira nyine bati nuzo gukodesha inzu bafite uburyo bwinshi cyane babijyamo, friends with benefit. Inshuti nyine ngo harimo ikibonekamo friends with benefit FWB. Bamwe bakanakoresha andi manyanga bati no ngo inzu ihendutse, akumba gahendutse. Nkuko muri kubisoma nyine ni mu Cyongereza ko numva benshi muracyumva. Ese bino bintu biri muri Canada aho ntabwo byemewe, ariko hari abantu nyine bamenye ukuntu systeme bayikina bagakora nk'ibi bintu bitari byiza, cyane cyane abanyeshuri baje kwiga, international students cyangwa aba immigrant. Iyo mugeze ahantu niba mutaramenya amategeko cyangwa mukaba mukiri inkumi ukuntu, ndetse n'abasore wenda tuvuge, ariko bino birareba inkumi, ugasanga hari ukuntu mwakwisanga muri ibi bintu kubera ko mutazi amategeko y'iki gihugu. Kandi ukuntu banabatega umutego, hari igihe ubyisangamo, wenda bakaba barafashe passport yawe cyangwa bakagutera ubwoba bati nugira icyo uvuga turaguhemukira. Hakaba ndetse hanavamo ibintu bijyanye dukunda kuvuga mu Cyongereza sex traffic, kugurisha abantu nyine kugira ngo babakoreshe mu bintu nyine nka biriya nyine sex traffic. Bibaho, ntimugajye muba naive. Ndetse ndi mu Rwanda i Kigali hari bamwe twaganiraga nkumva ngo hari abana b'abakobwa barimo kujya i Burayi, kumva ni uburyo bworoshye butumvikana, right? Iyo ibintu biri easy, nkunda kuvuga if something is easy, niba ikintu cyoroshye cyangwa abantu bose akaba babirimo, nuko hari ikintu kibyihishemo. Immigration hano ntago ari ibintu bigoye, ariko ni ibintu bisaba ko dosiye yawe bayiga neza. Ndabizi nageze kugerageza gukora sponsorship ya mushiki wanjye dusangiye mama na papa. Ibyo naciyemo byari birebire cyane. Undi ni mushiki wanjye, ngiye ku ruhande ukuntu gukomanga ahantu hose, kuko cyane cyane iwacu ntabwo at least nyine babuze icyo gihe ntabwo tuba dusangiye amazina, ntabwo tugira family name, ntabwo tugira amazina y'imiryango. Ndabizi nuko twatangiye kujya tubikora. Yes, ariko ikintu kimeze nkaho cyoroshye ukuntu kumva abantu benshi barimo kukijyamo. Ahangaha kuri iyo channel yanjye twumva kujya tubiganira, ndagira ngo njye mbishira hanze mumenye yuko sex traffic ibaho muri iyi si. It's a billion, ni amafaranga menshi y'amamiliyari abantu abantu nyine babitangiye babirimo. It's not million, it's billions of dollars, amamiliyari n'amamiliyari. Dusubire kuri iyi ngingo rero, mutese shima bino bintu hari uwo byabayeho nyine wabashe kwigaragaza. Yes, hari interview babashije gukora nayo, reka nyibakinire y'uwo muntu urabona ko yari yihishe. You know, of course I said no, but he got more mad and he kept saying no, you don't have a choice, this is my house, I'll do what I want. When he started coming up and, you know, banging on the door and trying to let himself in and yelling that he was going to come up and have sex with me, I couldn't leave the house. I was terrified. Months later, her family steps in and moves. Yes. None umukobwa byamubayeho we abatumva Icyongereza benyine mo kuyafatiwe mu mutego aho yabaga landlord we ngo agitandukana n'umu girlfriend we. Yasa atajya kujya komanga ku muryango ngo naze nibakora ibi na biriya, yakwanga
umuriro cyangwa n'ibindi bishyushya mu nzu, kuko baba muri Toronto harakonja, bagatangira bagatangira nyine akabikupa nyine akabihagarika. Nako gusa agize Imana we ababyeyi be bari hafi bamuvana muri situation. Aya ni amazi ntago ari vodka cyangwa ni vodka nabimenya gute, ako ni mu gitondo ntabwo birababaje. Ngewe nk'umuhungu w'imfubyi wabaye mu buzima butoroshye, ibintu nk'ibi abantu babijyamo cyangwa bakabyibonamo ntabwo babijyamo kuko ntabwo ari ubushake cyangwa babyisangamo. Nyamuneka ntabwo ari ibintu biba ari byiza, kuko vulnerability murabyumva, kwa kundi uba uri umuntu utabasha kuba wakwidefanda ukisanga muri ibi bintu, cyangwa ndetse hari n'ababijyamo bagira ngo wenda barimo gukora amanyanga nyine kugira ngo babike udufaranga twabo whatever. Ndabizi kuko ahubwo n'uyu mugabo ujya gukora bino bintu uriya bafate kuri Tim Hortons, nimwumva ibyo yavuze, bamushize kuri kamera, bamubonye kuri telefone. Ad you posted on Craigslist? Okay. Can you walk me through why you choose to offer housing in this way? I like to help people out. Ati ngo yari arimo gufasha abantu, ngo aba arimo gufasha abantu gutyo. Se mwumva nta nubwo bifitiye misoni ya biteye agahinda. Biteye agahinda. Ariko niba urimo kureba ino video yanjye ukaba wenda nawe mu bundi buryo ubirimo cyangwa barabyisanzemo cyangwa utazi ukuntu wabyirinda, reka nze nkubwire. Mbere yo kugera muri Canada ugomba kumenya ko hari amategeko bitewe n'ahantu uba, province urimo. Mu mujyi haba hari icyo twita Landlord Tenancy Act, haba hari amategeko nyine agenga ko abatanga inzu n'abayibamo bagomba kubana. So Landlord Act niryo jambo bashakisha, wenda yaba hari nko muri BC Landlord Tenancy Act, ikintu kivuga nka Landlord Tenancy Act. Niba uri muri Quebec ubwo quelque chose de quand tu vas louer l'appartement, ubwo nyine mu gifaransa hari amategeko, ugomba kumenya amategeko. Ikindi kandi byose bitangira kwirinda mbere kubyigeramo. Niba usoma kuri Craigslist baba bati turaguha inzu kuko uri umukobwa, that's already a signal yuko ugomba kubigendera kuri, right? Ntabwo ugomba kubiryo vangura aho. Niba ubishoboye jya muri appartement, tanga ayo mafaranga. Ariko cyane cyane niba uri umunyeshuri kazi ukigera hano mu mwaka wa mbere, inama nakugira no kujya kuba muri student housing. Buri university ibifite amazu agenewe aho abanyeshuri baba. Niho nakubwira ngo nawe ugende ube ukibitangira, cyane cyane yuko haba hahendutse. Naho hano niho numva mwashiramo imbaraga. Ariko mujye namwe musoma, ntimukajya gusa mwumva ko muri Canada ibintu byose nyine bimeze bombo. Ntabwo byose biri wahara. Hano hari ibibazo byinshi mugomba kujya mwitegure, kuko ndabiza benshi muba muri iyi dreamland yo kuza muri Canada, mukibagirwa yuko n'abagizi ba nabi baba hano mu buryo butandukanye. Murakoze, mwajya gukora subscribe naho utaha.